mwese aho muri hose ndabasohoje kandi mwahisemo neza cyane kumva Radio Rwanda. Nitwa Ferdinand Uwimana. Ubu mwisi yose icyo abantu barimo kwibaza na amaherezo y'intambara hagati ya Iran n'ibihugu bya Leta Zunze za Amerika na Israeli. Ni intambara ikomeye yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ariko n'uyu kugeza uyu munsi abantu baribaza uko bizarangira, baribaza ikibazo gikomeye. Se Iran iremera imanike amaboko nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibisaba, cyangwa se irakomeza kurwana mpaka mu gihe yanashyizeho umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei. Uyu nguyu ni umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei wishwe ubwo ibitero byatangiraga kuri Iran ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Biragenda bite mu by'ukuri? Iran iremera kumanika amaboko? Ni ikibazo kiremereye hagati y'impande zombi. Amerika na Israel bavuga ko Iran irimo gukora intwaro za nucleaire zishobora guteza kaga muri iyi si, bityo ko bagomba gukora ibishoboka byose bakabihagarika. Ni ikibazo umuntu adashobora gusobanura hereye aha vuba, kuko nyuma ya revolution yo mu 1979 Iran yatangiye gufata Israel nk'umwanzi mukuru, maze amakimbirane agenda arushaho kwiyongera. Israel rero kavuga ati uko byenda kose natwe tugomba kwirwanaho. Ni ikibazo gikomeye cyane, intambara ihanganishije impande zombi. Tugiye kubisengura turebe uko bigenda, niba Iran irakomeza kurwana, niba siramanika amaboko nk'uko Amerika ibisaba. Turi kumwe na Dr. Sebastien Gasana, ni mpuguke muri politiki mpuzamahanga, akurikirana ibibera muri iyi si. Dr. Gasana, ikaze mwisi ya none, uri n'umwarimu muri kaminuza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego, turi kumwe kandi na Padiri Ineza Gisave, ni impuguke mu birebana na politiki ariko ni imyemerere, by'umwihariko imyemerere hagati y'abayisilamu n'abakristo. Turimo kuvugana ari mu gihugu cya Canada. Padiri Ineza Gisave, muraho neza? Neza Ferdinand na mugenzi wanjye. Muraho komeye Padiri. Cyane. Yego, ni ikibazo kiriho muri iyi si, abantu bakomeje kuganiraho ariko bibaza uko bizagenda. Wenda reka mpere kuri Dr. Sebastien Gasana. Ubu ngubu muri Iran haravuga umuyobozi mushya w'ikirenga Mojtaba Khamenei. Uyu ni umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei. Abantu baribaza niba impinduka ku buyobozi mu buyobozi bwa Iran zishobora guhindura imibanire yayo n'amahanga. Ese zishobora no gutuma politiki ya Iran ihinduka nubwo hagiyeho umuyobozi mushya w'ikirenga? Murakoze cyane. Biragoye ibyo kuba umuntu yakwemeza ko politiki ya Iran igiye guhinduka kubera uriya muyobozi wagiyeho asimbuye se wishwe nyine nkuko wari umaze kubivuga, kuko mu bizwi kuri we nuko n'ubundi yarasanzwe akorana ngo bya hafi na se, kandi ari mu murongo umwe mu byerekeranye nuko afata Iran no mu myemerere nuko Iran igomba kuyoborwa. Ubwo rero abasesengura batari bake bakaba basanga nta kintu kizahinduka mu byerekeranye nuko ibintu bimeze ubu ngubu muri iki gihe, kuko ari mu murongo umwe na se. Ariko buriya hari igihe umuntu nabwo afata ibyemezo akurikije ibiri kubaho, kuko byose ibihe Iran irimo ntabwo ari ibihe byoroshye, ni ibihe by'intambara, intambara itoroshye nayo umuntu atabona uko izarangira. Ariko rero uhereye kuri uwo muyobozi wagiyeho usanga mu by'ukuri umurongo arimo ari nk'uwo se yari arimo, ndetse n'uko ubuyobozi bwari bumeze. Ubwo rero uretse ibindi byazamo, kuko muri politiki byose biba bishoboka, abantu bakaba babona ko ari muri uwo mujyo, ndetse ari na Perezida Trump muri Israel ho birumvikana, bakaba batishimiye na busa uriya muyobozi, kuko Perezida Trump we yavugaga ngo n'undi wamusimbura Ayatollah Khamenei yagombye kujyaho abigizemo uruhare, ariko ibyo ngibyo ndibwira ko ari ukwivugira kubera ko bitashoboka. Ikibazo kiri aho ngaho rero ni ukuvuga ngo ese we
aho ntazamera nk'urwo ise yazize cyangwa n'abandi bayobozi benshi muri Iran. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko nabwo umuntu akavuga ati kubona bashoboye kumushyiraho kandi ubuyobozi cyane cyane ingabo muri Iran ziramwishimiye, hari n'abaturage bamwishimiye uretse ko hari n'abatamwishimiye nyine. Umuntu akaba yavuga ati ese aho we afite yahe mahirwe yo kuzatera kabiri, kuko n'ubundi n'abandi bagiye bicwa kandi bagerageje kwirwanaho cyangwa bagerageje no kwihisha, ariko aho bihishe bakahabasanga. Icyo ni ikibazo gikomeye umuntu atashobora gusubiza aka kanya, ariko abona ko giteye inkeke. Impinduka rero muri aka kanya ndibwira ko umuntu atahita azibona, tukaba dutegereje ibizaba mu minsi iri imbere. Yego, Padiri Ineza Gustave, mukurikirana cyane ibirebana n'imyemerere by'umwihariko hagati y'abakristu n'abayisilamu, mwabiminujemo. Wenda uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei ubundi afite yahe mateka ni muntu ki ukurikije imiterere y'ikibazo kiri hagati y'impande zombi? Yego, murakoze. Ndibuze kwemeranya na mugenzi wanjye. Ntago niteze ko hari ikintu kidasanzwe kirahinduka muri Iran mu bijyanye n'uko ise yayoboye igihugu n'uko nawe ari uze kukiyobora, kuko ukurikije imikurire ye abenshi ubwo bemeza yuko ashobora no kuba afite ubutagondwa cyane kurusha se, kuko imyigire ye, mwibuke yuko we yize ise ari mu bantu bakomeye bayoboye, yashoboye kujya amashuri yamuhaga imbaraga zo kwiga neza kandi afite ibimuha ubudahangarwa kurusha uko se yabyizemo. Ise yavuka mu muryango ukennye, we yashoboye kwiga mu ishuri rikomeye ryigisha nk'iseminari y'abo mu idini rya Islam mu gice cyo bitwa abashite, bemera aba imam 12, ni ukuvuga nibo benshi kurusha abemera 7 gusa baba Ismailita. Akaba yarakuze afite ubutagondwa buvugwaho rumwe n'abantu benshi rwose ko bemeza yuko rwose aramutse abaye ufata ubuyobozi yakaza ibintu kurusha uko se yabikoze. Akaba afite ikindi nanone rero uvuze ku myemerere ye, kuko nyuma y'intambara nyinshi yarwanye, kuko yayoboye ibice bikomeye cyane igice gikomeye cy'abaparakomando paramilitaire ndetse cyitwa Basija. Akaba yararwanye mu ntambara yahuje Iran na Iraq, akaba yabanye ubunararibonye mu mirwanire, yagize uruhare rukomeye cyane muri izo operation zagiye zimenyekana cyane mu ntangiriro zayo, no mu mpera ebyiri za nyuma bavuga ko yazirwanyemo cyane iza mbere ariko zitwa Bait al-Muqaddas. Akaba yarafite ubushake bwo kwerekana yuko ari we ushobora kuzasimbura se kuva kera. Abantu bari babizi ko rwose afite ubwo bushake. Yize n'amasomo yerekana yuko ari hakurya y'intambara gusa, yize za psychology, psychanalysis. Ni umuntu ufite ubuhanga muri sciences humaines, bita sciences humaines, akanamenye ibijyanye n'intambara, akamenya noneho na theologia. Ikintu afitemo izindi mbaraga zikomeye nuko mu bijyanye no kwemera amategeko n'amabwiriza y'abayisilamu bo muri icyo gice cy'abashiyite. Mwibuke yuko ari mu bantu bavuka mu muryango w'umuhanuzi mukuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana umuhamoro n'umugisha, ku mukobwa we witwa Fatima na mubyara we witwaga Ali, waje gukomokaho abashiyite. Niyo mpamvu mu izina rye hagati harimo ijambo Husseini, ni ukuvuga ni izina ry'umuhungu wa Ali. Rero yiga theology, yahisemo kwiga icyo bita jurisprudence cyangwa se usul al-fiqh, ni imyumvire y'amategeko, ku buryo bwahuzaga abashite mu bice bibiri bitandukanye. Abo bemera yuko abagiye basimbura uwo mwuzukuru wa Muhammad bageze kuri 12 b'intumwa zikomeye bita imamu mu bashite, bitandukanye n'abayimame mu basunite. Ariko noneho afata cyane teologiya y'uwa gatandatu. Navuze ko aba Ismailite bagera ku 7, bivuze ko abandi baza nyuma y'uwa 7 ntago babemera, ariko mu bashite ba benshi majorite bagera kuri 12. Ni ukuvuga ko kwiga iby'uwa gatandatu ni nk'abashatse kuvuga ati ngiye kwiga ibihuza bombi, bakurikiza
jurisprudence bita Jafari, ni iyo ngiyo y'umuimamu wa gatandatu. Hanyuma rero akaba anafite indi myumvire y'ukuntu ubuzima bwa kisilamu bugomba kubahwa amategeko ukurikije bita usulisme ni ukuvuga yuko mu mitekerereze y'abayisilamu busanzwe ikintu cya mbere kiza ni Korani, icya kabiri akaza amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Muhammad, Imana Muhammad umugisha, cyo bita hadith, akaza icya gatatu bita ijma, ni ukuvuga imyumvikanereho y'abayobozi b'amadini bose byo bumvikanyeho. Icya kane ni ibintu byabaye kera cyo bita kazageze nko mu rukiko bavuga bati iki kintu cyabaye mu rukiko rwa mbere tugiye kugikoresha mu rukiko babita qiyas cyangwa precedent. We rero ku ruhare rwa gatanu rukurikiyeho aho umuntu akoresha bwe mu guhitamo ibyo agiye gukora icyo bita ijtihad, nibyo bikomeye cyane muri iryo shuri rya usulisme. Akaba rero ari umuntu ushobora kwadaguta amategeko ku buryo yishakiye, yumva ko nyine iyo ijtihad nibyo bita umukoreshe bw'ubwenge ari ibintu byemewe muri Islam, mu gihe abandi bifokariza kuri Korani ntibajye hakurya yayo. Ni umuntu ufite mbese ubushobozi bwinshi cyane muri politike, mu gisirikare, muri Islam. Aribwira yuko ari buze gukaza ibintu kurusha uko se yabikoraga. Hari n'abatekereza ko ibihese yanyuzemo Ayatollah Ali Khamenei byari bigoye cyane binatuma wenda bagira indi myumvire. Uyu muhungu we umusimbuye we akaba anyuze mu nzira zoroshye nyine zitarimo inzitane zikomeye cyane, kuko ibintu byinshi se niba bikoraga abantu bagatekereza ko hari igihe atakomeza ibintu ahubwo akayoboka n'inzira y'ibiganiro. Oya, ngewe nta uzi neza uko ibintu bizakomeza, kuko kuba yarize ibintu bya psychology na psychanalysis bishobora gutuma afata ibindi byemezo, ariko ibintu byose akora abikorera bariya abantu bitwa les guides ba revolution yabaye muri za 1979, kuko yabaye yaho cyane nabo baramuproteja bamuba hafi, basa naho ndetse bamukingiye ikibaba kugira ngo atagaragara cyane, kuko byari byatangiye kugaragara yuko Amerika zigahitana abantu bose babonye bafite influence cyangwa se ubushobozi mu miyoborere. Mwibuke ko bisha abajenerali benshi cyane, abenshi biciye muri Iraq, abiciye muri Irani. We rero ise yamubujije gukora ibintu bimushyira ahagaragara. Ikintu cya mbere gishyira umuntu ahagaragara cyakize se ahagaragara ni ukuyobora isengesho ryo kuwa gatanu, kuko muri Iran ubusanzwe imam mukuru uyobora iryo sengesho kuwa gatanu ni nawe wigisha. Ni ukuvuga amatwaro yose ya Kisilamu na politiki ya Irani bikunze kunyuzwa muri nyigisho itangwa kuwa gatanu. Ise rero yamuproteje kuba yabikora kugira ngo ni igihe nikigera abantu benshi bari babizi byahise binagaragara azaba ari ufata ubutegetsi. Ikindi kintu cyatumye abantu bajijwa mu kumenya niba ruzasimbura se, mwibuke yuko ise nabo bakoranye ya revolution bavanyeho Pahlavi famille ya Narshi cyangwa se ubwami bwa Irani. Ikintu cya mbere babashinjaga nuko baherekanyaga ubwami bavuye ku mubyeyi kujya ku mwana. Bati rero ntabwo byanze bikunze bari abantu bakoze revolution babirwanya bakora iryo kosa yuko basimbuza Ayatollah wayoboraga umwana we. Ariko rero batunguranye nyine berekana yuko ari we bagiye kubiha, nubwo abenshi bavugaga yuko biri buze guhabwa umwana w'umugabo uri we secretary wa wikora Rijani. Bari bazi ko ari umwana we nawe umuheza ngo ni kurusha uyu nguyu ari we bari buze kubiha, ariko byarangiye babihaye umuhungu wa Khamenei. Yego, hari n'abibaza Dr. Sebastien Gasana niba ibingibi hari icyo bishobora gusobanura ku mibanire ya Israeli na Irani. Khamenei hari uburyo ubutegetsi bwe bwumvaga Israeli, Irani ikavuga ko ishobora gusiba na Israeli ku ikarita y'isi. Israeli nayo ikavuga ati ibyo turimo n'ubuzima n'urupfu no kubaho. Israeli ikavuga ati tugomba kwirwanaho. Kuba umuhungu wa Khamenei yari ugiye ku muyobozi w'ikire, ubaye umuyobozi w'ikirenga, hari icyo bishobora guhindura ku buryo Irani ibonamo Israeli, cyangwa se nk'uko mwabisobanuye mu buryo bw'imitekerereze uburyo Irani ibona Israeli nabyo ntabwo bihinduka. Ukurikije uko
ibyo padiri yamaze kuvuga rero n'ibyo abandi bavuga ukurikije uko uriya muhungu wa Khamenei witwa Khamenei Mujtaba Khamenei nta nubwo ari umuntu ukiri muto uko afite imyaka ngo 56 urumva amaze igihe shesha kanguhe azi icyo agomba gukora yakurikiye byase ku buryo bavuga ko ahubwo ngo yaba yaranumvizaga n'ibyo se yavugaga ku matelefone ni ukuvuga ngo nawe yasaga naho yiteguye kujya muri uwo murongo kuri njyewe rero uretse ibya politiki kuko politiki kumaze kubivuga politiki ni dinamike politiki irahinduka bitewe n'ibihe umuntu aba arimo ubundi we uko Khamenei ise yafataga Israeli nawe niwo murongo bamushyiramo kugeza ubu ngubu ndetse bakaba banavuga ko yanarushaho kurenzaho yaheza inguni cyane ubwo rero ukurikije uko abantu bamubona ntabwo umubano we na Israeli n'ubundi wamera neza ari muri wa murongo ise yagenderagamo ari muri wa murongo nubwo wenda nyine mbere atagiye avuga amagambo ngo abantu bamufatire ku byo yavuze ko atakunze kugaragara cyane bakaba nyine nk'uko Padiri Gustave yaramaze kubivuga baranatekerezaga ko bamushyiraga ku ruhande kugira ngo yitegure ku buryo butagaragara ubwo ni ukuvuga ko ibyo akora azakora ukurikije uko abantu bamuzi uretse ko tugomba gutegereza nyine ibyo azakora kugira ngo tube twagire icyo tuvuga ariko abantu batekereza ko ntaho bitaniye ni nayo mpamvu na Israeli yavuze ko izamushakisha uruhindu nawe igasiga imuhitanye ni ukuvuga rero ngo nawe nta cyizere mufiteho kandi na mbere yaho hari ibinyamakuru byo muri Amerika byari byaranditse ko n'ubundi bakekaga ko ashobora kuzamusimbura hari ibinyamakuru byari byanditse ko ahubwo ashobora kuba ari mubi muri umuntu yavuga gutyo yaba mubi no kurusha se aho rero nta cyizere umuntu yabona uhereye kuri ibyo ngibyo uretse ko muri politike byose birashoboka ashobora kureba nawe aje mu bihe bibi aje mu bihe bigoye hari igihe ashobora kuvuga ati reka turebe ko ibi byahosha kuko ukurikije uko ibintu bimeze ari amabombe gusenya kuri kuba muri Irani nubwo bwose nayo yirwanaho igatera ikazohereza za drone igatera na za misile ariko ibiri gusenyuka byinshi nibyo muri Irani ukurikije n'abantu bapfa guhera nyine ku muyobozi w'ikirenga hari ubwo ashobora kureba akavuga bati reka turebe ko twahosha ibintu kuko harimo n'abatangiye kuvuga ibintu byo kuba bakora mediation ubuhuza kugira ngo barebe ko ibintu byahosha kuko iriya ni intambara ikomeye mbi itari hagati ya Israeli ifatanyije na Amerika na Iran gusa kuko kariya karere kose gasa naho kagiye mu mutekano mukeya kandi ukurikije nyine uko bindi bihugu bigenda biraswa wareba ibintu biturukamo nka petroli ugasanga bishobora kugira ingaruka nyinshi zihuse ku buryo hagati aho ngaho rero ibyo byose hari abantu bashobora kuvuga batereka duhagarikira ibintu hakiri kare ariko ubundi kuri Israel yo ndibwira yuko nta kintu cyahinduka kugeza ubu ngubu ukurikije ibyo tuzi byavuzwe kuri uriya muhungu wasimbuye se ariko muri politike byose birashoboka ashobora kureba akavuga ati ibihe turimo bitandukanye n'ibihe bya mbere reka turebe uko twacisha makeya wenda tube intambara ibe yahosha kuko intambara iramutse ihoshe uwabyungukiramo cyane ndibwira ko ari Irani nubwo n'abandi bose ku isi yose ubu ngubu nayo ingaruka zatangiye kugaragara ku buryo bunyuranye wenda tuza kugarukaho n'abandi babyungukiramo ariko rero Irani niyo iri kuraswa niyo iri gutakaza byinshi cyane ndibwira ko intambara iramutse ihagaze uko bimeze uku nguku Irani yakwishima ko birangiye nubwo bwose yamaze kwangirika byinshi ariko nibikomeza bizahazangirika n'ibindi birenzeho nuko ibintu ngiye mbona bihagaze ubu ngubu yego Padiri Neza Gustave perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wamaze gutangaza ko icyemezo cyo gushyiraho Mojtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ari ikosa rikomeye ryakozwe noneho mu butumwa bwe akaba avuze ko guhitamo kutazafasha Iran mu gukemura ibibazo irimo guhura nabyo muri iki gihe cyane cyane mu gihe igihugu kiri muri intambara ikomeye hagati ya Amerika nyine ndetse na Israel kubera iki ibingi bishatse kuvuga iki ndakeka yuko murakoze n'ikibazo cyiza cyane ndakeka yuko
umuntu ashaka kumenya uko ino ntambara izagenda ni byiza yego gutega amatwi ibyo Trump avuga umuntu akabiha n'agaciro kuko ibyo yavuze mu minsi yashize mbere y'uko intambara iba koko yabishyize mu bikorwa yarateye ariko mwibuke yuko yanavuze yuko bari bavanyeho burundu porogaramu ya Irani yo gukora ibitwaro bya kirimbuzi hanyuma ejo mu kwa gatandatu gusa ku mwaka ushize ejo bundi abarabe ati ya porogaramu bayigeze kure yavuze yuko bizatwara imyaka 10 none ahita avuga ati bitwaye amezi makeya nuko ko hari ibintu byinshi Trump yavuze byatangiye kugaragara ko arimo kubeshya ku buryo bukabije cyane ndetse kuko impamvu zo gutangiza ino ntambara yatanze ziratandukanye noneho aho zitanatandukanye aho yagumye ku byo yavuze kuko yagiye ahinduka akavuga ati turabateye bariya abantu banyabayobozi abaturage ba Irani twizeye ko mugiye kujya mu mihanda ko mwagiyemo mu minsi ishize mufata ubuyobozi bwanyu hanyuma twe tuzabashyigikira gusa nyuma aza kuvuga ati ntabwo ari ibijyanye na kudeta twagira ngo tuvaneho porogaramu yabo batangiye gukora nyuma ati twatwumvishe ko bagiye kuturasa mu minsi iri imbere turabatanga nyuma yavuze ibintu nka bitandukanye ariko ikintu cyamenyekanye ejo bundi ndakeka ari abanyamakuru ba CNN bakoze ubushakashatsi baraza kubimenya bamenye yuko kuva muri ya ntambara yo mu kwa gatandatu k'umwaka ushize Israel yashakisha uburyo bwinshi bushoboka bwo kwica uriya Khamenei bishe ejo bundi birabagora kuko ubundi aba muri bunker cyangwa se ni ahantu mu butaka uburinzwe n'umusozi ugukikije ku buryo nta gisasu cyapfa kugerayo mu kiguhitane ariko kuko Amerika cyane cyane Israel kurusha Amerika ndetse ifite ibyitso bikomeye cyane muri Irani baje kumenya yuko yateguye inama harimo umuryango we mu bantu bapfuyemo harimo umugore w'uyu nguyu batoye harimo umwe muri bashiki be ndetse na mama we yaranazwi cyane kuko yakunda gufata ibiganiro barimo kuvuga ku bagore mu gihe bakoraga imyigaragambyo baravuga bati turamubonye agiye gusohoka ino okaziyo ntiducike hanyuma Trump agendana nabo ariko ni Israel yarimo kumuhiga imushakisha ndetse nta nubwo bavuga ko ari Israel ku bwayo ahubwo ni minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu wabigize umugambi we yuko nkuko yisha abayobozi ba Hezbollah akisha abayobozi ba Hamas agomba byanze kunze kwica guide supreme wa Revolutionary Guard yo muri Irani ku buryo kugeza uyu munsi abanyamakuru benshi ntabwo bakemera yuko ziriya mpamvu zo Trump yavuze zifite agaciro ko ahubwo ari uko bari babonye okaziyo bakahita bayifatira aho ngaho batirika tumwice atari yasubira muri banki kuko nitutamwica ntabwo tuzongera kumubona ikintu rero gitangaje ni uko abantu ntabwo basubiye mu mihanda gukora imyigaragambyo kugira bamuhirike ikindi cyabaye ni uko abasirikare bose iyo bavuze muri Irani igisirikare ni ukumva amajana y'ibihumbi y'abasirikare ubwabyo Irani ifite abaturage miliyoni 90 zirengaho gatoya ifite igisirikare kijya kugera kuri 1/2 cya miliyoni gitandukanye na Revolutionary Guard ubwayo ni nk'abasirikare abakomoka kuri babandi bakoze revolution y'igisirikare cyakoze icyo bita allegiance cyangwa se bemeye kukuyoboka nta kintu cyo gisigaye ariko ikindi kintu cyo ndavuga ndimo gusubiza ijambo kwa gatandatu perezida wa Irani yavuze ijambo ryatangaje abantu benshi cyane uyu mugabo bita Masudi Pezeshkian wasimbuye umwe wapfiriye mu mpanuka y'indege yari bimaze kugaragara yuko nta buyobozi afite rwose ari mu bantu batashobora gufata ibyemezo bidasanzwe ni nabo usanga iyo bagiye mu mishyikirano niwe umugide akunze kohereza n'abandi ba minisitiri be ariko byazwi yuko nta mategeko bafata nta byemezo bafata kuko iyo babifashe umugide ashobora kubisubiza inyuma ako kanya rero ubundi yavuze ijambo arimo gusaba imbabazi bya bihugu bateyemo bombe bya za Bahrain za Kuwait muri abaturanyi bacu rwose mwumve yuko ibingi byabaye tugiye kubihagarika ariko byatewe n'uko mwatanze ibigo byanyu ngo bikoreshwe n'abasirikare ba Amerika asaba imbabazi kuri televiziyo avuga ijambo rigaragara hatera akiri inoti ngahe ibisasu birongera bigwa kuri bya bihugu abantu bati rero byanze bikunze muri Irani hari abantu bari mu buyobozi badafite imbaraga batishimiye iby'intambara irimo gusenya igihugu mwavuze hejuru ariko ubuyobozi bukomeye bw'igisirikare n'intambara n'ibyemezo bifatwa na Revolutionary Guard cyane cyane abangaba bakikije guide supreme wabo Trump byavuze nta kintu bihindura mbese ntabwo bivuza nanga ko ivuze umurya wayo kuki avuga ko
gushyiraho uyu muyobozi w'ikirenga ari ikosa? nuko yumvisha yuko bashatse kumwereka yuko nta kintu bahinduye mu myumvire yabo. Ni ukuvuga ko yavugaga yuko agomba kugira uruhare mu gushyiramo umuyobozi mushya. Mwibuke ko yabikoze kuri Venezuela igihe yavanyeho umuyobozi wa Venezuela, aravuga ati tugomba kugira uruhare mu muyobozi uzamusimbura. Uriho ubu ngubu muri Venezuela yabaye nk'agakinisho k'abanyamerika, bamutegeka gutanga peteroli akabaha nta kibazo, ariko ejo bundi yavuze ko agiye no kuvanaho muri Cuba, ko nta minsi irashira batamuteye nawe, ariko yavuze ko ibyo muri Cuba byaza ibyo muri Iran birangiye. Ibyo muri Iran niba Trump azategeza ko birangira bizakorwa hari n'abuzukuruza be, kuko ntabwo nibwira yuko ari bizarangira ejo bundi. Ni nayo mpamvu nibwira yuko yavuze ko ari ikosa bakoze, kuko yarazi yuko bagiye gushyiraho umuntu ashobora gukoresha nk'uko yakoresheje abo muri Venezuela. Nibwira yuko rero bamweretse yuko basimbuje umwana se, kandi ko bagiye gukurikiza amatwara ya se. Ko mu yandi magambo ni nko kubwira abanyamerika, abasirikare banyu bari mu ntambara bapfuye bapfiriye ubusa, ino ntambara yanyu ntabwo ifite ishingiro, tugiye gukomeza kuba Iran muzi kuva kera. Ikindi kintu cya nyuma navuze ko ngiye gusubiza ijambo, ariko nakuvuga hari ahantu hari intambara irimo mu ijambo rikoreshwa muri Amerika, ni intambara cyangwa n'amakimbirane. Mu cyongereza ijambo war Trump arimo kubikoresha cyane, ino ni intambara. Ariko vice president wa Amerika witwa J.D. Vance akoresha ijambo conflict. N'abandi bantu bakikije abava mu ishami bita MAGA, ni Make America Great Again, batoye Trump bagira ngo arangize intambara zishukamo abana b'abanyamerika. Bashaka kwerekana yuko atari intambara izica abana babo, ahubwo ari akantu k'amakimbirane gatoya cyane. Ariko Trump ntabwo ashaka ko yandikaho akantu k'amakimbirane, ashaka kwandikaho ko yarwanya intambara akavanaho ibikomerezwa. Ni ibintu byatangiye kuza muri Amerika, kandi bigaragaza yuko ishyaka ry'aba Republicans ritangiye gushikamo ibice, kuko babonye ko ari intambara ishobora kuzamara igihe kinini. Yego, ibitero kuri Iran byo birakomeje, ndetse Israel ivuga ko igomba kubyongera. Biragaragara mu murwa mukuru Tehran wa Iran, ndetse no mu yindi mijyi itandukanye. Ariko na Iran irimo kwihimura, irasa ku bikorwa bitandukanye bya Amerika biri muri biriya bihugu by'Abarabu hariya, za Katari, za Bahrain, za Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ahandi. Ariko Amerika irasaba Iran kumanika amaboko, intambara igahagarara. Dr. Gasana, ukurikije uko intambara imeze n'uburyo irimo gukorwamo, Iran iramanika amaboko? Kuri njyewe mbona bidashoboka muri aka kanya, cyangwa muri ibi bihe bya vuba aha ngaha. Ntabwo nzi icyo Iran yishingikirije neza, ariko biragoye. Icya mbere cyo umuntu abona nuko kuba ubwabo bashoboye gusimbuza uriya muyobozi wabo w'ikirenga, bagashyiraho umusimbura, ndetse bagashyiraho n'umuhungu we, ubuyobozi bugakomeza. Ni ukuvuga ko Iran igwanze bikunze ifite icyo yizeye, kandi yibwira yuko inashaka ko wenda binashobotse, niba ibyo bitero bya Amerika na Israel bidahagaze, intambara yamara igihe kinini, bikatera izindi ngaruka zikomeye cyane cyane ku byerekeranye n'ubukungu, kuko nkuriya muhora wa Hormuz ufunze, cyangwa se ufite biwubangamiye cyane ku buryo amazi adashobora kugenda. Niko bimeze, kuko saramufunze. Ni ukuvuga ko ibyo nibikomeza ku rwego rw'ubukungu bishobora kuzatera ikibazo cyane, nk'uko ubu ngubu n'ubundi peteroli yazamutse cyane, umaze kwiyongeraho 30% ku biciro byari bisanzwe. Aha rero bikaba bigaragara ko ibintu byose Perezida Trump akora, ntabwo nibwira ko afite inyungu y'uko iyi ntambara yamara igihe kinini, kuko hagati aho ngaho hazaba amatora yo muri manda hagati. Ishyaka rye rishobora kugira ingorane, kuko uko peteroli izamuka niko ubuzima bw'abaturage bugenda burushaho kugorana. Ibyo rero bikaba byatuma ibyo yakoraga atabyungukiramo ku rwego rwa politiki, kuko niba ishyaka rye rigiye mu matora rigatangira rigatsindwa, kuko hari n'abarepublika benshi batangiye kubona ko bishobora gutera ikibazo. Ndibwira ko hariya iriya ntambara yo muri Iran ishobora kuba ikibazo ubwayo. Mu by'ukuri
abantu bayungukiramo cyane cyane ni Israel kubera ko nyine nk'uko twatangiye tubivuga n'ubundi abayobozi ba Iran buriya butegetsi bushingiye ku idini ya Isilamu buheza inguni ntabwo bwigeze bunonera cyangwa bwihanganira ko Israel yabaho. Ibyo rero bikaba bivuga ko Israel yo ifite rwose impamvu yatuma buriya butegetsi buvaho, ndetse na Iran ntigire ziriya ntwaro za nucleaire bavugaga ko ishobora kuba igeze kure mu kuba yazitunganya. Ariko rero nabwo kuba keretse ubutegetsi buriya bushingiye ku idini ya Isilamu buheza inguni buvuyeho, naho bundi butavuyeho Irani abakora biriya nubwo babica ariko ntabapfira gushira, bazakomeza bakabikora mu gihe cyose ubutegetsi butaba buhindutse nk'uko mbere ya revolution ya 1979 ubutegetsi bwari buriho bwabanaga neza na Israel. Mu gihe cyose ubutegetsi bwaba buriho bwaba bumeze nk'ubu ngubu nyine bwa Ayatollah Khamenei, ntabwo Israel ishobora kugira amahoro, ntishobora kugira amahoro. Niyo mpamvu ifiteyo inyungu y'uko ubutegetsi bwahinduka, uretse ko kubuhindura nabwo ubu ngubu nta bimenyetso bifatika umuntu abona. Bararasa yego, ariko mu bahanga mu bya gisirikari bavuga ko kurasa ubwabyo bidahagije, keretse haramutse hagize ingabo zigenda zikajya kurwanira ku butaka. Kandi Trump yavuze ko adashobora kohereza, nta nubwo byanashoboka kuko abanyamerika ngira ngo ntabwo babimwemerera kohereza y'abasirikari b'abanyamerika. N'ubu harimo abamaze gupfa muri biriya bihugu bagiye barasamo, noneho rero utekereza baramutse bajyanye abasirikari ku butaka. Ubwo rero no kuvuga ngo ubutegetsi kugira ngo buhinduke byasaba ko haba abasirikari. Mwumvise byo yatangiye kubwira abakurde bari muri Iran ngo babe abari bo bajya babaha intwaro babafashe bajye kurwana iyo ntambara. Ariko mu mateka yashize uko muri kiriya gice haba muri Iraq n'ahandi ukuntu abakurde bagiye bagira abanyamerika bakabataba mu nama, biragoye ko nabo bapfa kwinjiramo gutyo gusa. Noneho rero kandi tuzi uko abanyamerika bavuye muri Afghanistan, tuzi ko muri na za Somalia yewe ibibazo bahagiriye. Ntabwo rero nibwira yuko biteze kuba bakoreza ingabo ku butaka. Ubwo rero bikaba bivuze yuko buriya butegetsi nubwo bwa Iran bwashegeshwa bushobora gukomeza mu murongo n'ubundi ubu ngubu burimo. Ariko kugeza ubu ngubu ntabwo umuntu yahamya ko Iran nayo uko intambara itinda nuko wakomeza kuyirasa nayo ishobora kugira ingorane zikomeye. Ariko icyo umuntu yahamya nuko abaturage bwabo muri Iran, kuko ubundi ari Amerika na Israel bari bizeye yuko abaturage bashobora kwivumbagatanya, kandi barabigerageje inshuro nyinshi cyane ntibyashoboka, noneho bakaba bakuraho buriya buyobozi, ariko byarananiranye. Ubu ngubu rero simbona ko ari bwo bajya kongera kwigaragambya, kuko benshi nabo barishwe mbere. Ariko nuko ibintu bimeze ubu ngubu ntabwo ari ubwo buryo bwo kugira ngo bajye mu mihanda, noneho ngira ngo hapfa benshi cyane. Uretse ko no kugira ngo bajye kwigaragambya ku buryo bugaragara neza, nuko nariya mabombe aterwa muri Iran nayo yakagombye guhagarara. Urumva rero harimo ibintu byinshi bihuriranye binyuranye. Hari ikigaragara cyo nuko intambara ishobora kumara igihe kinini, mu gihe cyose nta bantu bagiye ngo ku butaka ngo barwane. Bararasa intwaro ibisasu bikomeye, ariko ni na Iran nayo hari ibyo yohereza. Nubwo bwose bavuga ngo barashe aho ibyo bisasu byarasirwaga barabisenya, ariko ibyinshi hari ibyo batubwira usanga bitajyanye nyine n'ukuri. Kuba Iran igikomeza kurasa nayo ikavuga ko igiye kongera umurego, ibyo byose turabyumva. Ntabwo dushobora kumenya niba ari kwa kundi kwihagararaho, ariko iminsi iri imbere izatwereka ko byanze bikunze intambara ishobora gutinda. Yego, urakoze cyane Dr. Gasana. Padiri Gustave, ko waminuje mu bijyanye n'imyemerere hagati y'abayisilamu n'abakristo, iki kibazo kiri hagati y'izi mpande zombi hari aho gihuriye n'imyemerere, bisobanura gute? Murakoze. Hari iby'imyemerere bizamo byanze bikunze, kuko akenshi na kenshi iyo abayoboye intambara bakoresha amagambo akoreshwa mu idini, nk'uko nabivuze hejuru. Nanone kandi iyo inyigisho zitangwa
myigishirize ibyo navuze bikorwa kuwa gatanu mu mujyi hariya Tehran binyura ku mateleviziyo no ku bindi bitangazamakuru byinshi hakazamo na politike noneho ugakubitaho yuko na Netanyahu navuga ko ari watangije ino ntambara kurusha uko byatangijwe na Trump nawe yakunze kwishigikiriza idini rye rya Kiyahudi kuko abashaka kuzanamo mbere na mbere abanyayisiraheli bose bafite iryo dini n'abanyamahanga bazi ko bafashe nabi iryo dini mu mateka kugira bute icyo bita guilt cyangwa se culpabilité bumve yuko bagomba kurwana ku bayahudi bakeya bari muri kariya gace bavuga ko ni igihugu cy'abayahudi gikikijwe n'ibihugu byinshi cyane by'abayisilamu ariko byatangiye kugaragara yuko ibihugu by'abayisilamu byinshi biri ku ruhande rwa Israel ni ukuvuga yuko mu yandi magambo harazamo ikibazo gikomeye cyane mu madini ikibazo cya mbere kirazamo ni iki ni uko abasenite ubusanzwe bakundaga gufata uruhande rw'abanyepalestine byagaragaye yuko ibihugu byinshi buzuyemo bitagize icyo bikora mu kuvugira kiriya gice cya Gaza igihe cyatewe na Israel hazamo ikintu cy'ubugwari gikomeye cyane noneho ngubu byabaye nk'aho ari intambara n'ubundi hagati y'abashite n'abasunite irimo kuba akaba nayo mpamvu nkeka yuko uyu perezida wa Irani yagerageje kubabwira ati muri abavandimwe yitwa uyu Masudi Pezeshkian ava mu gice cyo bita abareformiste ni ukuvuga hari ibice bibiri bikomeye hari abezanguni mu iyobokamana hakaza n'abareformiste barimo bashaka guhindura amatwara gukora ibiganiro ariko ntabwo ari we guide mukuru w'igihugu mu yandi magambo ikibazo kigiye mu madini byaba ari uburyo bubi bwo kumva ino ntambara kuko ni intambara y'abanyapolitike ariko abanyepolitike barabizi neza yuko gukoresha idini bituma abantu bakuza inyuma bakaba bazi neza yuko mu mateka yaho uburyo bukomeye bwo kurwanya empire cyangwa se empire abantu bafite ubushobozi burenze imbaraga za gisirikare na politike no gukoresha idini kuko imyumvire y'abantu yakugiye inyuma bashobora no kwitanga bagatanga ubuzima bwabo niyo mpamvu abantu benshi bo mu bagide ba revolution ya Irani bemera gupfa rwose bakavuga bati turimo gupfira filozofiya idini teologiya yacu ntabwo ari politike gusa nibwira yuko niyo hantu bikomeye ni nayo mpamvu buriya aho bitandukaniye na ziriya ntambara zo muri Irani zo muri Iraq na Afghanistan byagaragaye ko impamvu abatalibani bagarutse ni uko bagumanye ubutagondwa bw'idini iyo bamera nko muri Iraq kwa Saddam yavuye ku buyobozi kuko yagumye mu gice cya politike ishyaka rye rya Baas urebye ryari secular party nubwo bakoreshaga idini ariko bari abantu rwose badafite imyemerere iyo abantu bakugiye inyuma kubera imyemerere ntabwo biba byose yuko basubira inyuma kandi bashobora gupfa bagashira ntabwo rero nibwira yuko idini umuntu yarivana ku bivuga ikintu cyagaragaye ni uko hari amadini menshi cyangwa se denominations navuga ni ukuvuga ibice byo mu idini nk'abakatolike papa yavuze yuko ashaka ko ino intambara irangira avuga no mu cyayenge atabivuze mu magambo arambuye avuga yuko rwose abayiteje bateje ibibazo mu yandi magambo ni nko yahamagariye abagatolika bose kudashyigikira ino ntambara kuko biroroshye cyane muri Amerika kuhita bakoresha idini ry'abakristu mu kujya inyuma ya perezida wabo byarabaye cyane mu gihe cyo kurwanya muri Iraq abasirikare benshi bagendaga bafatwa za Bibiliya bambaye isaraba kuko bumva ko ari abakristu bongeye kurwana n'abayisilamu uko byaba mu mateka ya kera ibwira yuko rero ibiramuka bibaye azaba ari byo bita exploitation cyangwa se gukoresha idini mu buryo butari bwo ariko ntabwo bizabura kuko none se Padiri Dr Gasana avuze ko we atabona Irani imanika amaboko aka kanya akurikije uko ibintu byifashe wowe iyo urebye urabona biganaye ntabwo nanjye ndamushyigikiye nanjye ndi kumwe na Dr Gasana rwose impamvu ya mbere ni uko nk'ibyo nabivuze hejuru nuko intambara barwana bumva yuko ari intambara navuga ko ntabwo nakoresha amaterimi yakoreshejwe n'abakristo kera kuvuga intambara ntagatifu iyo tuvuze ngo la guerre sainte cyangwa se holy war
ni terime zakoreshejwe n'abakristo bajya kurwana muri za Yerusalemu kera. Dukunze kubishyira ku bayisilamu, ariko abayisilamu bumva yuko ni intambara y'idini, ni ikintu bahamagarirwa n'Imana gukora mu kurwana ku gihugu cyabo no ku idini yabo. Igihugu rero gikomeyemo cyane iriya dini rya Isilamu, igice cyo bita abashiyite, baramutse bashegeshwe kuri bo bumva ko ni ikintu kitoroshye. Icya kabiri nanone ni uko ino ntambara ntabwo irimo kuba uburyo bw'intambara yo muri Iraq, ubwo abanyamerika bafashe ingabo bakazishyira muri Iraq bagapfa ari benshi cyane. Nanjye ndemeranya na dogiteri yuko hano hantu bijyanye na ekonomi, ubusanzwe ekonomi niyo ikora intambara. Iyo abacuruzi bakomeye baha amafaranga za leta batangiye kuvuga bati twatangiye gutakaza amafaranga, nyabuna nimuhagarike, ukabuze yuko batazaguha amafaranga nujya kwiyamamaza. Mwibuke ko muri Amerika agiye kuza icyo bita midterms mu kwezi kwa 11. Nibwira yuko ni nayo mpamvu nibwira ko na Trump yavuze ko intambara yagombye kumara ibyumweru 4 cyangwa 5, ariko uyu munsi yongeye ko bafite ubushobozi bwo kwikomeza nyuma yaho. Ariko Iran nikomeza ikafunga uriya muhora wa Hormuz, bishobora kuzageraho abafite amafaranga bavuga bati nyabuna muhagarika intambara, dutangiye guhomba. Bari batangiye gukwepa bashaka kunyura mu gace ka Fujairah ko muri United Arab Emirates, kuko kari ku ruhande rwa Gulf ya Oman. Nukuvuga yuko wafite peteroli ushaka kuyicuruza utarinze ijya kunyura mu muhora wa Hormuz. Biriya bihugu bya Saudi Arabia nabo bashatse gusa n'abatirisha ngo bajye kunyuza mu ntambara itukura, mu nyanja itukura, ni ku rundi ruhande, ariko ntabwo ushobora kuhanyuza quantité cyangwa se ubwinshi bwa peteroli inyura hariya mu muhora wa Hormuz. Abanya-Iran ikintu cya mbere bakora bahita bashyiramo za mine buriya mu mazi, mine zaho nimbi cyane, bazishinga ku kantu kameze nk'agati zikazamuka amato hanyuze akiri mu birometero bikeya, mu metero nkeya zigaturika. Kuzivanamo bitwara imbaraga zikomeye cyane, ko bisaba gukoresha indege zifite ubushobozi bwo kuboneza za mine ziri hasi. Nibwira yuko nibakomeza ni nko kuniga, nibakomeza kuniga uriya muhora nta gisohokamo, bizageraho abafite amafaranga bavuga bati nyabuna nimugabanye gakeya, bari abantu barashegeshwe, ntabwo bazazamura agatwe mu buryo bworoshye. Ikizakomera ni ukukonvenka Israel, kuko Israel cyane cyane uriya mugabo yiyobora Benjamin Netanyahu yashyize mu mutwe yuko azakomeza intambara nyinshi zishoboka kugeza igihe bizagaragara yuko atazajya mu nkiko n'aba ku buyobozi. Yuko niho hazaba ikibazo, Israel nikomeza kurwana ntabwo ino ntambara izarangira. Hari abatangiye gutekereza ko intambara ishobora gukomera kuko bashingiye no ku mibanire ya Iran n'ibindi bihugu nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Nk'ubu Uburusiya bwavuze ko bushyigikiye Iran, ari umufatanyabikorwa wabwo ukomeye, kandi ko bunashyigikiye uyu muyobozi w'ikirenga mushya washyizweho na Dr. Gasana. Ibi ngibi ntabwo bishobora gutuma intambara yaguka mu bundi buryo, abantu bagatangira kugira impungenge ko ishobora kurushaho gukomera niba Uburusiya nabwo butangaza ibi ngibi. Birashoboka kuko uretse n'Uburusiya n'Ubushinwa bwishimiye ko uriya muyobozi yagiyeho, ntago bigeze bagaragaza rwose ko badashyigikiye Iran, ndetse hari n'amakuru adafitiye gihamya avuga ko Uburusiya ngo bwabuha amakuru y'ubutasi Iran kugira ngo imenyeho amato y'intambara aherereye ya Israel cyangwa se ya Amerika ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo nta wamenya niba ari byo cyangwa niba atari byo, ariko biravugwa. Ni ukuvuga rero ngo intambara ishobora gukomera kuko Iran ikihagararaho, nubwo bwose iri kuraswa cyane ariko ikihagararaho. Kandi rero na kiriya gitutu irimo ishyira no kubira bihugu y'ibindi nyine by'Abarabu, hari abandi basesengura bavuga bati uretse ko iraharasa kubera ko n'ubundi imbere yari yabivuze ko aho Amerika ifite inyungu n'ibirindiro za base militaire izaharasa, kandi irabikora koko. Hari n'abantu bapfuye n'ibyasenyutse buriya nubwo ngo batayivuga cyane, ariko ngo ni byinshi cyane. Ubwo rero
intambara rwose ishobora gukomera kuko Iran nayo ishobora kuba ifite icyo yishingikirije nk'uko bizwi